Reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza mwebwe mwese abakurikira channel SDARM Rwanda, channel y'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi bavugurura mu Rwanda. Uwiteka abahire cyane. Turagarutse muri bya byigisho byacu bikomeza, twatangiye icyigisho kitubwira ngo kwizera no kwemera, ni muri byigisho bitubwira ngo kugendana na Yesu. Turi kumwe rero na mwene data Mugabo uri kudufasha muri iki cyigisho. Reka tumwakire abasuhuze maze dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Karibu. Mwaramutse bene data na bashiki bacu duhurira kuri iyi channel. Ndabashuhuje mbifuriza amahoro y'Imana. Nitwa Mugabo Emmanuel, kaba ndi gufatanya na mwene data muri iki cyigisho cya gatandatu kivuga ngo kwizera no kwemera. Arakoze cyane Mugabo Emmanuel, reka tumusabe asenge, noneho niturangiza dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Karibu. Data twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe, imbabazi n'urukundo byagaragariye mu mwana wawe, uwo wemeye kwitanga apfira ku musaraba Karavari. Uyu mwanya niwe waduhuje, urukundo rwe n'ubwo rwatumye tuba umwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibi byigisho byo kugendana na Kristo. Turakwinze kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe no kudufasha, kandi bikomeze kugwirira mu mitima yacu kugira ngo bitubere amaneza yo kubona no kugukorera, nubwo reka tuzishimira kugusanganira, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Arakoze Mugabo Emmanuel, reka tumwakire n'ubundi adukomereze ingingo yacu y'uyu munsi. Ejo yatwigishije ingingo itubwira ngo imbabazi n'amahoro. Imbabazi n'amahoro, twabonye neza ko imbabazi z'Imana burya zigendana n'amahoro. Iyo twakira imbabazi z'Imana, amahoro araza, kandi amahoro ntabwo ari nk'ay'ab'isi batanga. Ntabwo ari amahoro tubona kubera ko twabonye amafaranga, ntabwo ari amahoro kubona kubera ko dufite ubuzima, ahubwo ni amahoro tunagira no mu gihe twaba dufite n'ibyago, kuko ni amahoro y'umukiranutsi cyangwa se y'umuntu wababariwe ibyaha. Reka rero tumwakire Mugabo, noneho adukomereze n'ingingo yacu y'uyu munsi itubwira ngo ubugingo bubonerwa muri Kristo. Karibu mwene data Emmanuel. Urakoze cyane ko mu mwanya kugira ngo mvuge kuri iyi ngingo ya kabiri. Iyo tuvuze ku wa kabiri tuba turi kuvuga ku wa kabiri w'isaba. Uyu mwanya rero tugiye kuganira hamwe ingingo ivuga ngo ubugingo bubonerwa muri Kristo. Muri Kristo harimo ubuhe bugingo rero byo tugiye kurebera hamwe muri iyi ngingo. Mbese niki Yesu yabwiye ikirema cyo ku kidendezi cy'i Betesida gukora, kandi niki twakwigira kuri ubu buhamya? Reka dusabe mwene data adufashe adusomere isomo riri muri Yohana igice cya 5 umurongo wa mbere. Yohana Hakomeze ndamubwira hagarukiye. Yohana igice cya mbere igice cya 5 umurongo wa mbere. Barakoze cyane. Yohana igice cya 5 duhereye ku murongo wa mbere haratubwira ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu agiye Yerusalemu, kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukikaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo muri ayo mazi yihindurije niyo wakiraga indwara ye iyo ariyo yose. Na murongo wa 5, hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi, ya mazi yihindurije nyiza, undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Ushatse warekeraho. Arakoze cyane. Arakoze cyane mwene data kudufasha. Ngira ngo amakuru twari dukeneye ku kirema cyari kiri ku kidendezi turayabonye, tuyabonye muri Bibiliya. Abantu ngo niki Yesu yamubwiye? Yesu yaramubwiye ngo byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Aya magambo uyasomye ntabwo wahita wumva
icyo Yesu yari avuze. Ariko iyo usomye mu gitabo bita Rengera Ubuzima, kuri iki cyigisho cy'iki kirema, bagaragaza neza yuko ikirema ngo cyagombaga kubaza Yesu kiti banza unkize ndabona kubyuka ngende, ariko ntabwo ariko cyabikoze, ahubwo cyahise cyumvira itegeko, gihita gihaguruka, gihita cyikorera uruhu bwacyo, noneho ngo kibigerageje kirabishobora, Imana ihita igikiriza muri kwa kwizera. Ibi rero nibyo dukeneye. Kenshi na kenshi dushaka ko twizera ibyo twamaze kubona, ntabwo ari ibyo Imana idusaba. Oya, ubugingo buheruka muri Kristo burahari, igihe tubusabye turabuhabwa, tugomba kubyizera, irashoboka. Yizeye ijambo rya Kristo, yizera ko akijijwe, ashyiramo umuhati, agerageza gutambuka, abona arabishoboye, yashyize mu bikorwa ijambo rya Kristo, maze Imana imuha imbaraga, yarakijijwe. Niba unyumva vuga uti amen. Amen, amen. Imyaka 38 umuntu arwaye, bitekerezeho, ukagira amahirwe ukabona aratambutse aragiye, mvugira uti amen rwose. Amen. Yesu ntiyigeze amuha ubwishingizi bw'uko Imana iri bumufashe. Uwo muntu byari kumushobokera gushidikanya, maze akaba atakaje amahirwe rukumbi yari abonye yo gukira, ahubwo yizeye ijambo Kristo amubwiye, maze abonera imbaraga mu kurikurikiza. Buriya Imana ni nziza cyane. Buriya iyo dukosheje ntabwo Imana itureka, ahubwo irongera ikaduha andi mahirwe. Ayo mahirwe iyo tuyapfushije ubusa, irongera ikaduha andi, ariko ntawe irengaho. Niyo mpamvu rero wowe muntu uri kutwumva, ese uri mu mahirwe yakangaye? Ntabwo yaba ari aya nyuma. Ndagusaba kugira ngo wumve itegeko ry'Imana, kugira ngo ubashe kubabarirwa. Hariho benshi bazi uburyo batishoboye kandi bifuza imibereho y'iby'umwuka yo guhuza n'Imana, barushywa n'ubusa bahatanira kuyigeraho. Barushywa n'ubusa iyo bahatanira kuyigeraho, bataka bihebye bati yewe mbonye ishyano, ninde wanteze umubiri untera urupfu? Bene abo bantu bihebye kandi bari mu ntambara, nibararame barebe hejuru. Umukiza yubitse umutwe areba uyaguze amaraso ye, akamubwirana impuhwe n'ineza bitarondoreka, agira ati mbese urashaka gukira? Umuntu uwo ari we wese waremwe uri ku isi, Imana yamubwirira ijambo, mbese urashaka gukira? Gukira rero turi kuvugwa aha ngaha ntabwo ari ugukira ubumuga bw'imyaka 38, ahubwo ni ugukira ubumuga bw'ibyaha tumaranye igihe kirekire. Uyu mwanya Yesu arakubaza ngo mbese urashaka gukira? Hari ubugingo buri muri Kristo rero arifuza kubuduha uyu mwanya. Nuvuga uti ndabishaka, urahita uguha. Niki cyasezeraniwe umunyabyaha binyuze muri Kristo? Reka tumusaba dusomere iri somo riri mu rwa mbere rwo ku ngoma, urwa kabiri rwo ku ngoma, igice cya 7 umurongo wa 14. Murakoze cyane. Urwa kabiri rwo ku ngoma, igice cya 7 umurongo wa 14, aratubwira ngo maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira, bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru, mbabarire igicumuro cyabo, mbakirize igihugu. Urakoze cyane. Ngira ngo no muri Hosea nicyo hatubwira, hagaragaza ko igihe abantu bose bumvishe bafite ubukene ko gushaka Imana, bakaza imbere y'Imana, buri Imana irababarira. Buri Imana ni nziza cyane. Hari igihe tuvuga ibintu by'Imana nyine wenda bikazanamo n'amarangamutima, ariko buri Imana ni nziza igihe cyose. Nk'uko umwana ajya gusaba umubyeyi imbabazi, niko n'Imana imeze. Buriya iyo uyisabye imbabazi ihita ikubabarira. Muri make ni ibintu Imana ikunda cyane. Reka ronse nuhagarikira aha ngaha, hanyuma noneho mpe namwe data kugira ngo agire icyo abivugaho, kugira ngo tubone ko dukonikira iyi ngingo. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha mugabo. Iyi ngingo nyizemo byinshi, ariko mbonyemo ikintu cy'ingenzi gikomeye. Mbese urashaka gukira? Nawe tubana umunsi ku wundi, tuvuga ko turi abanyabyaha, tuvuga ko dushaka imbabazi z'Imana, ariko nyine turabivuga, ukubivuga ku rurimi. Ariko se turashaka gukira?
agakiza ntabwo wakabona burya udashatse gukira. Ubugingo bubonerwa muri Kristo ni ubuzima, kandi ubu buzima buhabwa umurwayi. Burya umurwayi niwe ukenera ubuzima, ariko uyu murwayi wo mu byo kwizera, wo mu by'agakiza, birasaba ko agomba kubanza kwiyumvamo ko akeneye gukira, ko arwaye. kwiyumvamo ko arwaye. Namara kwiyumvamo ko ari umurwayi, noneho Yesu akamubwira ngo mbese urashaka gukira? Azamusubiza ngo yego ndabishaka. Noneho amubwira ati rero haguruka wikorere uburiri bwawe witahe, ibyaha byawe urabibabarirwa. Ntabwo rero twababarirwa ibyaha tutamaze kwiyumvamo ububi bwabyo, nacyo ingingo y'ejo yatubwiraga. Uti rero reka dusenge dusaba Umwuka Wera kugira ngo aduhishurire ububi bw'icyaha nk'uko twayibonye ejo, tubabazwe n'icyaha. Nitumara kubona ububi bw'icyaha n'ingaruka zacyo, bizadutera gushaka gukizwa, bizadutera gushaka ubugingo bubonerwa muri Kristo, kandi nitubushaka tuzarubona, kuko we ahora yiteguye kugira ngo agirire neza abicishije bugufi bamushaka agakiza. Reka rero twakire mwene data Mugabo wagira ikindi yongeraho dusoza ingingo. Urakoze cyane, umva rwose ubaye nkaho ubimazeyo, ariko akantu nakongeraho ni kamwe hano haravuga ngo ntukarindire kwiyumvamo ko wakijijwe, ahubwo uvuga uti ndizeye niko biri, si uko mbyiyumvamo ahubwo nuko Imana yabisezeranye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Buriya ntabwo dukizwa uko twamaze kubyiyumvamo, ahubwo dukizwa kuko twizeye ijambo Imana yatubwiye cyo kudukiza. Imana rero tubashije kuryizera mu izina ryayo. Amen. Reka dushimire mwe tubana umunsi ku wundi, tubifuriza ibihe byiza, kandi ibyigisho byacu nakagaruka n'ejo n'ikindi gihe cyose tuzabe turi kumwe, tubifurije kugubwa neza mu izina rya Yesu.